kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. hari kesi niya Karongi ni hehe ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi. hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho, hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi. Karongi muri hehe ntabwo yizi y'umugore wapfuye. ubwo nawe cyo ni ikibazo, uri umuyobozi w'injiji uri aho ntuzi iyo story igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi. kuba utayizi byashoboka bite? abantu bari mu kabineti twayiga urayizi? Yes, ukomeze uhagarare. Yes, umugore ku bintu bya mituweli. Yes sir. Hey, umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi, uri hari Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Hari ikibazo ubwo navugaga aho nahereye, abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute? ubu uri hariya utazi amateka yaho, niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi. urajya hese noneho ubundi. ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se, cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. kesi yarabaye irazwi, ahubwo abayigezemo uruhare sinzi aho bari hehe ubu. urasanga nabo they just walked away free. Minister wa Justice, ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes, babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira, ariko abo bantu bagomba gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo. wowe ukwiye kubikurikirana, uvuga ngo ntubizi ubimenye. N'ubundi ntacyo hakora, ubimenye nubwo bimaze igihe. ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya, hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi. Yes, you have to wanza ukunze. ntabwo ibintu nk'ibi bicare ahantu serivisi. namwe murashaka kumera nk'izindi societies zimwe tuzi, utagira ikintu ukora, ugera no kuri airport watanga airport
wagera ku airport watanga visa passport bakagira batya bagahindura bakubwira ngo hariho ngo page itarimo hari page itarimo ubwo page bikaba bivuze ngo uragira uruhande ushyiremo inote ubu namwe niko muzamera niko cyangwa bamwe muri mwe mukora ariko kubera bazi ngo ni ugukoresha ubwenge nta bisaba atyo ahubwo arabitinza avuga ngo uzagaruke ejo uyu munsi twagize dushya akinyabya ahaga agakora kuri kompiyuta uyifite akagaruka akubwira ko hari ibintu cyangwa akitaba telefoni itanamuhamagaye ngo baramuhamagaye ubwo akabona umwanya ngo reka ngo hari ibintu agiye gukemura ubwo akaba ukicara yagaruka uracyari aho ngira ngo uzagaruke ejo ubwo ngira ngo uzagaruke ejo ukongera muri uru Rwanda rwacu haracyarimo abantu bashobora gukora batya mu sitayili iyo ari yo yose mukabyemera mukicaraho mukabibona mukabyemera bishoboka gute abayobozi mudakurikirana imirimo mudakurikirana abo mushinzwe mutaganira nabo ngo babahe uko batekereza namwe mubagire inama igishoboka gikorwe ikidashoboka gishakirwa uburyo mu nzego izo arizo zose mwaba mukurikiye aba bantu meya w'aka karere n'indi hano mu Bugesera nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge ni ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nkababwira nti nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi cya kabiri narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki ugasanga inzu irubatse ubundi imeze neza imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande twagerageje kugira ngo iruhande hashyirweho imihanda inzira z'abantu bagenderamo cyangwa amagare bikozwe neza hose turabivuga ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo imvura yagwa ikamanura amazi ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi ndabizi your excellency message zanyu zitugeraho imyakaga ariko n'ubu biracyariho hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi uzahatere ubwatsi ahandi imbere y'amazu ku mihanda hafi n'imihanda ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse murebe ukundi muhakora muhashyire za pevazi cyangwa ubundi buntu
kandi birashoboka nta nubwo bihenze kandi uko wanabikora na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali nawe marandwana nawe mukwiye kubikoresha ari abatuye aho hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district mukahuza nabo ntabwo ari ukubibakorera ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort ariho gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirimo yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza ibyo bishaka amafaranga angana iki Your Excellency byinshi ntabwo ari amafaranga ni ukubyumva gusa abantu tugafatanya nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho n'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira sinzi ibyo batwikiriza n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki bikagumaho bikamara imyaka impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki so ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes your excellency. Meya w'umujyi icara urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga nkongera nkagutumaho nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi your excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho team imufasha irimo abapolisi irimo umutekano mbese bose n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Minister of Infrastructure mu bikurikirane. Inama nakugiriwe yize twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe kuki ntacyo mwagezeho kuki bitagaragara ko bikorwa. So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Turakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana muraza kumbona. Okay? So, wicara. Local government leaders muri hano mwanyumva mutanyumva ibintu bigomba guhinduka. Mugomba kugira imikorere ikorera abaturage ikurikirana ibyo mushinzwe mugomba gukora cyangwa se mukegura mukavaho mukareba ibindi mwigiramo bibashimishije. Naho kwitwa umuyobozi gusa bakajya bagira meya uri aha ngaha ninde n'uriya gusa bikarangiriraho bigomba guhagarara.
hari ibindi bijya mu buzima bw'abaturage bisanzwe murabizi, hari abana bava mu mashuri basigaye bava mu mashuri bakajya ubu ngira ngo nabyo ni competition mu turere, uvuga ngo abafite benshi kurusha abandi ni bande. Abo bana bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu byaha bindi biturutse aho ngaho cyane cyane. Ubu rwose polisi ugiye kureba statistics ukuntu bimeze, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu igihugu gikeneye, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu mukwiye kuba mwemera bikaba. Hari uburyo bwo kunabirwanya rero, niyo utabitsinda burundu ariko hari effort igomba gukorwa bikagabanuka ku buryo bishoboka. Abana bata amashuri batabuze ikiyabishyurira bakajya muri criminality mu mahanda, nabyo mugomba kubirwanya muhereye mu families, mu miryango yabo. Mwebwe abayobozi bamwe nk'abayobozi bashinzwe families 10, unanirwa ute kubana n'abantu 10 ngo mwicare mutekereze icyo mwakorera iyo community? Ariko birashoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo utashobora kumanaginga imiryango 10, birumvikana ko biba byahereye nuko n'uwawe utawumanaginga neza. Nabyo mubikurikirane vuba bive mu nzira. Abana imiryango nayo murebe ukuntu mwafashe imiryango y'Abanyarwanda. Abana n'abafite ababyeyi bakiri kumwe ni nk'aho batabafite. Noneho n'iyo miryango nayo urebye nanone statistics bahoze banyereka ukuntu imiryango isenyuka, nabyo byerekana ko byabuze n'uwagerageza kubegera ngo abafashe, nibura akagira mu 10 niyo wasevinga 5, imiryango 5 out of 10 uba wakoze. Ariko hagomba kubaho effort, cyangwa twararekeye gusa, twaberekeye Nahimana. Hari bavuze izina ryawe ririmo, witwa nde madamu? Abantu benshi hano ni Hamana, Nahimana, ariko Imana nyine, Imana yo nta kitaduhaye, nta kitaduha. Twebwe nitwe twibura gusa. Imana hari icyo yakwimye? Ntacyo rwose. Menye uko dukoresha iby'Imana iduha gusa, ibyaduhaye. Naho ubundi ibintu by'Abanyarwanda biherera muri ibyo byo guhora twizeye Imana bikatwibagizwa kugira icyo tunakora gishingiye ku by'Imana yaduhaye. Hari ikibazo. Imana yaraduhaye irangiza dusunika kugira ngo nimugende mujye mwibuka ko muri abanjye, hanyuma ariko mukore ibyo mugomba gukora. Mwagerayo ni nko kuyishyuza. Ushaka ko yaguhaye ubuzima, gushyira hariya, igihugu guha ubutaka, ugashaka ko iza no kuguhingira ngo ikwereze ikugaburire se? Ibyo ni ibyacu, ibyo ni iby'abantu. Minagri
ubu rwose ko turi aha ndashaka ko twumvikana neza ni ibintu byinshi hari ubuhinzi n'ubworozi hari industries na commerce n'ibindi byinshi sectors ya health hari ya infrastructure hari iki hari ibintu byinshi tugomba gukora byanze bikunze kandi bishoboka nk'ubu simbona impamvu amahirwe dufite y'ibihe byiza ari imvura ari izuba ari iki tukabipfusha ubusa tukabipfusha ubusa tukicwa n'inzara gute tugomba guhinga tugomba kweza tugomba korora tugomba tukihaza tugahahira n'abandi tukabahaza ikinaniranye ni iki minisita cyabuze ni iki Murakoze Your Excellency amahirwe yose turayafite n'abantu murabafite ubu amahirwe murayafite ariko aguma hejuru areremba ntagera ku bantu ubu mugiye mu bantu aba baturage b'abanyarwanda mugakora mobilization bahinga bakweza ariko niho haba disconnect hagati y'abaturage n'ubuyobozi havamo ikizi kandi niyo mpamvu ari agriculture na local government n'inzego nyine mukwiye kuba mufatanya mugakurikiranira hafi ko abo baturage bakoresha bike bafite neza kubibyaza umusaruro cyane cyane iyo leta nayo ibongerera ubushobozi uko ishoboye ibyo byose local government ikwiye kubijyamo igakurikirana abaturage ariko mugafatanya mukareba ko nk'uko ikwiriye kubifatanya n'ab'iby'ubuzima kureba ko ibyangombwa abaturage bagomba kuba bazi baheraho kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza cyane cyane kurwanya nk'igihe ibyorezo byaje nta kuntu minisiteri y'ubuzima itakorana na local government n'izindi nzego za government local cyangwa central government kugira ngo bikorwe sawa turongera mobilisation mwakoze ariko bive mu magambo yarambiranyaga yandambiye bive mu magambo na promises gusa bijye mu bikorwa okay yes n'abandi minsi ya kamasi hano commerce mugeze ubucuruzi inganda hari ibintu biseta ibirenge bimwe bikwiye kuba bikorwa kuki bidakorwa murakoze Your Excellency turateza imbere ubucuruzi bushingiye ku bikorerwa mu gihugu imbere ariko biracyari bike cyane kubera iki kubera kimwe muri byo ni intege nke mukoresha mugenda buhoro ntabwo namwe mu bisunika bihagije muve mu magambo gusa mujye mu bikorwa kandi mufatanye n'izindi nzego ibigomba gukorwa bishobora gukorwa bikorwe turabikora Your Excellency okay alright ndashaka ko namwe mugira ibyo mumbwira bicaye hano mwanyose nk'umuriro gusa mugomba kuba bampaze so namwe nimumbwire rero ab'inyuma hariya cyane nibo nshaka ab'imbere turiranwa twirirwa turwana ndashaka bariya ntabona buri gihe mumbwire namwe ku bibazo muhura nabyo byaba bituruka no ku zindi nzego byo bibihe mubitubwire nabyo tubimenye
ariko se muzabibara muta abantu muri aho mwiyicariye gusa mugasinzira bagomba kuba bareba no kuri television muri aho mugerayo barabibabaza mutubwire tumenye ibyo ari byo nimwangange microphone ndabajyamo ndabahagurutsa byanze bikunze